ni wowe rw'abakobwa Nyangezi nyangezi dore nyangezi bushiru Nyangezi bushiru hakurya y'ubuhoma Nyangezi nyangezi karaneze ndagaruka ndagatema kazategurunga rero umwanya mfashe ntago bafata umwanya munini ahanini ni ugushimira duhereye aho twahereye. Nshimire umuyobozi waduhaye ikaze akatubwira nyamukuru ikiduteranirije hano. Hari aho ndi bugere rero nkabura ibyo mvuga, itorero, abana, waduhaye ikiganiro, byose byagiye bihuriza hamwe ubutumwa twari gutanga uyu munsi. Ariko icyo twese duhuriyeho hano uyu munsi ni ukwizihiza umunsi w'umuganura. Uko babitubwiye uba kwa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama buri mwaka. Uyu munsi tukaba twarashimye ko twakorera uyu munsi, ariko ku rwego rw'umurenge wa Nyarugenge tugahurira hano mu Gatare bakatuganuza tugasangira. Twakiriye ikiganiro cyiza, dushimira n'uwakiduhaye tunamusaba ko n'ubutaha rwose azaduha ikiganiro cyiza nk'iki, ubutumwa bwose bukubiyemo. Rero nagira ngo mbashimire abejeje tubashe kuganuza abandi, nubwo tutaba twejeje ibinyampeke dushobora kuba twejeje ibyeri n'ahangaha. Buri gace kagira ibyo gahinga kakagira ibyo keza. Uratanze urugero ngo niba wabasha kurahurira umuriro utabufite ubumuganuje amazi, ushobora kuba warabashije kwishyura mituweli, ari utabasha kwishyura ukayimwishyuriza, niwo muganura w'uyu munsi. Ariko ikiruta byose tukishimira umuganura, tugasangira umuganura, tugasangira ubuzima, ariko tukubaka n'ubuzima nk'uko yabigarutseho bwirinda umuze. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke ku kintu cyitwa ubuzima bwacu, ariko tugira ibyo turinda ubuzima bwacu twese tuzi byitwa ibiyobyabwenge. Uyu munsi turaganura, hari ibikomoka ku mpeke, ariko ndagira mbabwire ko tuganura n'ibyujuje ubuziranenge. Ibitujuje ubuziranenge nta mpamvu yo kubiganura, kuko ahubwo biratwicira ubuzima, bikatwangiriza ahazaza abana bacu. Hari ikindi kintu twishimiye tugomba no gukomeza twese kubirebaho, nishimiye nabonye hano imyiteguro, ubutumwa bwinshi buri gutangwa n'abana bato, baraduha icyizere. Hari abantu babona ibintu tumazemo iminsi by'ibiyoga by'ibikorano, inzoga zitujuje ubuziranenge, bakavuga ngo abantu barashize. Ariko ubonye abana tubonye hano n'imikino n'ubutumwa batanga, nta kibazo, ntabwo birarenga inkombe, nta kibazo kinini gihari, icyizere kiracyahari cyose. Rero reka tuganure byujuje ubuziranenge, ariko tunirinde ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Reka twubake ubuzima bwacu tuburinda ibintu bibi. Hari abatanze ikiganiro bigarutseho, muri ino minsi ubuyobozi buradusaba yuko inzoga zitujuje ubuziranenge, abenshi bazi ku izina ry'icyuma, tuzirinda, tukazirinda. Ariko icyo bita kuzirinda, ndagira mbabwire ko noneho naho umuntu ayisanga no mu rugo ihari, ari icyaha gihanwa n'amategeko gikomeye cyane. Ubu butumwa tubutware, uyicuruza wenda abayobozi batabashije kuhagera ngo bayikure ku isoko nk'uko amabwiriza bivuga, nugera no mu rugo urebe inzu yawe yose urebe ko nta cyuma na kimwe kirimo, kuko kigaragayemo byakwitwa icyaha kandi ntabwo bikwiye, sibyo? Reka rero ku muganura nguyu ubutumwa tubutware, ariko twese twumva yuko tugomba kurinda ubuzima bwacu, tukagaburira umubiri wacu ibizatuma umubiri wacu ukora igihe kirekire ukaba neza, tugatekereza neza, tukubaka umuryango mwiza, ariko n'igihugu kikaba cyiza kurutaho. Naho ibiyobyabwenge simbigarukaho, abenshi murabizi. Hari n'ahantu tujya hatandukanye bakavuga ati nyamuneka biriya bice mushyiramo imbaraga nyinshi. Ubwo ni twebwe baba bavuga, sinzi aho bahera bavuga ko dukwiye gushyiramo imbaraga nyinshi kurusha abandi, ariko buriya nuko bazi ko tubifite cyane. Reka rero ubutumwa tugire nabwo ubutumwa nyamukuru bwiyongera ku bundi twabonye, tubirinde abana bacu, tubirinde ababyeyi bacu, ariko n'inshuti aho bari hose tubyirinde, tubice burundu bigende. Amatangazo arasohoka buri munsi, twahereye ku nganda 8,
tumaze kujya hejuru y'ijana na hari aho naciye mu gitondo mbere yuko tuza muri bino birori n'ubundi nibyo twabanjemo, ariko abantu bavuga ati niyo ibintu byageze kuri za konyaki ibintu byakatse, sibyo? Rero reka ibyo tubyirinde, nibwo butumwa nyamukuru dufite, icyo kibazo dufite kitwugarije, ibintu tubitsinda, ubuzima buzaba bwiza kandi bigende neza, kandi murabinyemereye. Ikindi rero mu kuganura ntabwo twareka kubwira abantu ngo tuganure, ariko twubaka na future, twubaka ahazaza heza, dushaka ubwisungane kwivuza, buryo umuntu narwara abasha kujya kwivuza nta kibazo. Abantu barimo baravuga ibyiza byo kuzamura mituweli. Hari abantu benshi bari bafite indwara nyinshi kwa muganga bari baranze gufasha kubera ubwishingizi ko butazivuraga, ariko bari kuvuga ibyo bari gukorerwa amarandevu, bamwe byasabaga ko bashobora kujya hanze y'ibihugu, ariko mituweli aka kanya irimo iravura izo ndwara. Reka rero tuganuze bagenzi bacu batabashije kuyishyurira, ariko n'ufite ikibazo kidasanzwe tumumenye, nawe tumwegere turebe uko twamufasha. Reka rero ne kubafata umwanya munini, ne kuzanamo na byinshi. Nabonye ku ngingo igiye kurikira hariho ikintu gisa nko gusangira, ntabwo ngiye gusengera amafunguro ari buze, ariko reka ne gufata umwanya mwiza ubwo tureke n'izindi gahunda zikurikiyeho, haba izo ku musigiti, haba hari izindi gahunda twese tujyamo zize kugenda neza. Reka rero nsoze mbifuriza umuganura mwiza, uyoboye gahunda akomeze yatuburire neza nk'uko akoze. Nitwimana Dansiyene, Executive w'Akagari ka Gatare, Murenge wa Nyarugenge, Akarere ka Nyarugenge. Murakoze. Iyo twasangije Abanyarwanda kuri uyu munsi mukuru w'umuganura ngarukamwaka, icya mbere insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Bivuze ngo tugomba kwigira, badutoje kwigira tukabasangira. Umuganura ni ugusangira no kuganuzanya, icyo umuntu afite agaha mugenzi we bagasangira. Icyo twishimira rero cyane twavuga muri aka kagari, hari ibyo twishimira ubuyobozi bwacu bwatugejejeho. Nyakubahwa Paul Kagame yatugejeje ku mutekano, ubu dufite umutekano, dufite isuku, dufite imihanda myiza, dufite ibikorwa remezo, amashanyarazi, amazi, abaturage barishimye. Nicyo twavuga muri aka kanya. Murakoze. Tumwe twatanga ni ukuvuga ngo izi nzoga zitujuje ubuziranenge hari benshi zishe, ko dufite imibare igera ku bantu barenga 50 bamaze kwitwa nazo. Niyo mpamvu turi gushishikariza cyane urubyiruko kwirinda inzoga zitujuje ubuziranenge. Ari nayo mpamvu nk'ubuyobozi turi gushyiramo imbaraga kugira ngo aho ziri aho ariho hose zifatwe, zibashe kwangizwa kugira ngo zitangize ubuzima bw'Abanyarwanda. Murakoze cyane. Amazina nitwa Kanengwa Salama, ndi umuturage wo muri aka kagari mu mudugudu w'Amajyambere. Ikintu nishimira cya mbere ntaravuga ibindi ni ubuyobozi bwiza, dufite imiyoborere myiza irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wacu wa Repubulika Paul Kagame, waduhaye ijambo nk'abagore. Uyu munsi nkaba mpagaze hano mvuga nk'umugore utewe ishema no kuba narahawe umwanya wo kuba nagira icyo mvuga mu bandi, kubahagararira mu nzego z'abagore zitandukanye. Ikindi nishimira, mu kagari kacu dufite iterambere byinshi, ariko ndavuga kuri kimwe, ndavuga ku muhanda, ndavuga kuri Agatare project batuzaniye imihanda. Ubu ndababwira nk'umuntu utuye kuri kaburimbo, mbere byari bigoye, ariko ubu yewe turanyerera, dutuye heza, byongeye agaciro k'aho dutuye. Ubu ngubu hano iwacu kuhatura byakugora, kandi hitwaga mu gishanga. Ubu byakugora pe, byasaba ko wishyura menshi. Rero turabyishimira byinshi, turishimira ubuyobozi bwiza, turishimira iterambere. Ku munsi nk'uyu twishimye, mwabibonye, twasabanye. Turanashimira ubuyobozi bwacu bwagaruye umuganura bukawuha agaciro. Se navuga iki, biraturenga. Icyo dusaba ni ukugira igihugu cyiza, ni ugukomeza ubumwe bwacu bukatubera imbaraga nk'uko duhora tubivuga, tukarinda abana bacu kugira ngo ejo tugire ejo heza, kuko nibo
bazadusimbura ejo bundi. Nibyo icyo nabivugaho ni uko Nyamirambo ya kera si Nyamirambo y'ubu. Ibyari inzoga byasimbujwe hano ku Marangi, namwe murabizi. Dufite ka cyayi hariya, dufite igikoma, dufite ka capati, dufite kapirawu hariya. Bya bintu by'ubujura by'iki wapi, dufite umutekano, hararinzwe. Ibeshye se gato urebe, dufite kera wavugaga Biryogo zikaba induru, ariko ubu Biryogo irarangwamo umutekano, irarangwamo amahoro. Nyamirambo yego turatuje.